umunsi mwiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Nizere ko rwose mwagize umunsi mwiza cyane. Nizere ko rwose uyu munsi wababereye uw'ubuki ndetse rwose wababereye uwihirwe cyane cyane ku bakunzi ba ikipe ya Rayon Sport. Nje hano kugira ngo mbe nababwira transfer ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ubu tuvugana aka kanya rwose nje aka kanya kugira ngo mbe nababwira zimwe muri transfer ziri kuvugwa aka kanya kuri uyu mugoroba. Nge tugiye kuba twabana ni Theogene Kwizera. Nizere ko rwose wamaze kuba wakanda subscribe yawe kuri Kigali Sport. Nizere ko rwose wamaze kuba wayiterekaho 5/5 kuko hano niho uzajya ubonera amakuru yizewe, transferi zizewe zo mu ikipe ya Rayon Sport ndetse n'izindi kipe hano mu Rwanda mukunda ndetse no hanze y'igihugu. Tuzajya tubagererayo 5/5. Nizere ko rwose wamaze kuba wakanda subscribe hano kuri Kigali Sport. Tutabatsindiye bakunzi bacu, ni transfer zigezweho hano mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport kuri uyu mugoroba nibwo itangaje umusore ukiri muto, imyaka 23 yonyine y'amavuko, ukomoka mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Amazina ninde? Na wundi bamwita Eri Tatu. Uyu musore rwose bidasubirwaho ubu ngubu ni umusore ukinira ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore wambara nimero rwose 9. Ubu tuvugana rwose yamaze kuba yatereka umukono ku masezerano ya ikipe ya Rayon Sport. Ndi kodinga iki kiganiro ubu ngubu rwose tuvugana bari muri ofisi ya Rayon Sport, ariko ibijyanye no gusinya byo byamaze kuba byarangira kuko yamaze kuba yatereka umukono ku masezerano y'imyaka 2 akinira ikipe ya Rayon Sport. Rwose uyu musore Iradukunda Eri Tatu rwose bidasubirwaho. Uyu musore w'imyaka mikeya cyane, imyaka yonyine 23, yamaze kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport. Metero 1 santimetero zo ni 72 zonyine. Yavutse ahasaga mu mwaka w'ibihumbi 2003. Uri kumva ko aribwo acyuzuza imyaka 23. Yo Iradukunda Eri Tatu. Uyu musore bazajya bamuhemba asaga ibihumbi 700 by'amanyarwanda. Ubusanzwe mu ikipe ya Mukura yahembwaga ibihumbi 600 by'amanyarwanda, ariko muri Rayon Sport yazamuriwe umushahara bamwongereraho ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Uyu musore rwose mu ikipe ya Rayon Sport ndizera ko atazabura umwanya kuko ikipe ya Rayon Sport abasore barimo ba Azizi Basane ndetse n'abasore nk'abatambwe Guruwari Ngongo bamaze kuba basezera ikipe ya Rayon Sport. Niyo mpamvu rwose uyu musore Iradukunda Eri Tatu babaye bamuzana mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore ndagira ngo abaye umusore wa 3 usinyiye ikipe ya Rayon Sport, kuko hari n'abandi bagiye basinyira ikipe ya Rayon Sport mu minsi yagiye itambuka. Basinyiye ikipe ya Rayon Sport, hari abavuye mu gihugu cya Cameroon, abavuye muri AS Kigali rwose bamaze kuba basinyira ekipe ya Rayon Sport.
reka mbe nabashimira, mugire umunsi mwiza, nimukomeza kuba mwaba hafi ya Kigali Sport, ndagenda mbagezaho izindi update za transfer, dore ko hari undi musore w'umugande uri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Mu kanya turi buze kuba twababwira byinshi kuri uyu musore, bavuga ko yitwa Charles rwose, ukomoka muri gihugu cy'Ubugande.